hanyuma mukecuru numvishe muri mbwira ngo ufite imyaka 100 kurushaho nibyo ufite ngo imyaka 100 mfite imyaka 100 niyi ni 5 no kurenga ahubwo nyango no kuyibanya narenga ubimaze kurenga ubwo nimba ufite imyaka 105 ngo wavutse muri 1900 na kangahera ariko ni 105 yonyine ubu hamaze kwiyongeraho hari nk'imyaka 3 ni kera mukeka ubwo kuri iyo myaka 105 ufite hiyongereyeho 3 ubu hiyongereyeho 3 ubwo ni 108 rero niyo none se wabyishimiye wakeragaye mukecuru kera se barambagizaga gute uwakurambagije yabigenjeje ate kugira ngo umwemerere uvuga uti uyu niwe nemeye wandambagije hama bakubuze wandambagije yanagushaka gutamuzi pe niko byagenze wagiye niko byagenze utanamuzi ukazamubona hanyuma ubwo uriwe barakujyanye ku ngufu Legacy wabasha kubivuga se Legacy TV Legacy TV Legacy TV nyagasani mama Izere ko mumeze neza mwese mukurikiye Legacy TV muri kumwe nanjye Albina Sydney hanyuma nga duherereye ni Nyamata ahantu hari inkuru itangaje nkeka kari nayo nkuru ya mbere numvishe mu matwi nkavuga nti ibi bintu ntago bishoboka niko kuhigerera aha muri uru rugo rundi inyuma hari ababyeyi babiri babana umukobwa na mama w'umubyara akaba ari umukecuru w'imyaka 108 muri kubyumva neza nahabonye aho kwicara ni heza nawe ngufashe wicare se uramanuka ukicara 108 umubyeyi we umubyara uherutse gutabaruka akaba yarapfuye afite imyaka 135 naho umukobwa we babana ahangaha mu nzu akaba afite imyaka 66 muri make iyo myaka yose tuyiteranyije ni imyaka 500 na babaye kuri iyi si sinzi nanjye yo mfite murayizi sinzi ko niyo nzayigeza na myaka 100 byandi tujya tuvuga ariko nyamara hano hari ufite iyo 100 duhora dutinya ko tutagezaho reka twinjire turebe ko abasha kuba yanavuga turebe ko yanabasha kumenya kuko ni ibintu bidasanzwe ari njyewe uhageze nanjye sinumva ko bishoboka niko kuba ngiye kubyirebera nimba ukunda Legacy kanda kuri like commenting atangira ugisharing kanda kuri subscribe button nimba ushaka gukomeza kureba ibintu bigiye bitandukanye byo kuri Legacy TV kandi nimba wabikunze nabyo tubimenye nimba watangaye ohereza emojis murabizi irizwa reka turebe ko nta myaka 100 ahubwo ari imyaka 100 let's go Gateka kari keza nakabakobwa beza nyine babari nibyo ndi n'ukuntu bicara nimba ari gusigurya wakwicara utyo ariko noneho babafate kamera muraho neza n'amahoro icarane ku gakeka nawe wicara mukesanye n'iyindi nimuze abana twicaraho oya wicara abana bagumye bahagarare mukecuru muraho neza ndaho mwana yego witwa ndetse mukecuru nanjye meze neza nagusuye wansuye ni byiza mwana witwa ndetse mukecuru nitwa Murerwa Mariya uyu se akaba ari nde akaba ari Mukamutara Speciosa ni umwana wawe Speciosa amakuru yanyu yego umukecuru ubu ngubu niwe mubana gusa hano niwe tubana gusa hano nta wundi mufite abavukanye se cyangwa turabafite abo mu muryango ariko abo mu muryango abo muvukana mu nda ntabo tugira ubwo niwe gusa niwe bucura niwe mfura yego umumaranye igihe kingana gute se mukecuru mukera sinyibuka ntukibara ubu wowe ufite imyaka ingahe mfite imyaka 60 n'itandatu icyo gihe cyose mwabaga hano ntabwo twabaga hano twabaga mu mahanga hagana muri Uganda yego
hanyuma mukecuru numvise inkuru imbwira ngo ufite imyaka 100 kurushaho nibyo ufite ngo imyaka 100 mfite imyaka 100 n'itanu no kurenga ahubwo nyango no kuyibanya narenga ubimaze kurenga imaze kurenga ubimaze kurenga wenda ushobora kubijana n'iyindi kandi uracyakomeye mukecuru nabonye utambuka n'agakoni neza nta mikomere nta mikomere baninda umushitsi nenda kwikubita hasi ariko none se ko tubasha kuganira urumva udakomeye ukanabasha kwicara none se narorera kutakuganirira mwana wanjye nubwo naba ntabishoboye nagerageza kubera ntiwaje kunsura nibyo waje kunsura abana bawe hanyuma mukecuru mu bukumi nabwo wabaga hano Nyamata se cyangwa hari ahandi mwabaga mbere twabaga aho Nyamata hano niho nabyirukiye twabaga kumva iruhande rwa Nyamata aho ngaho kugeza na n'ubu hanyuma se wari ufite umugabo icyo gihe cyose cyangwa washatse utinze washatse ufite imyaka ingahe ndacyayibuka se mwana ntukiyibuka ubu se ni iki kintu wakundaga kera ukiri muto cyangwa ubu ngubu ukunda iki nkoze iki ukunda iki ukunda gukora iki cyangwa se mu mirimo se mu mirimo kera nkiri muto nakundaga kwikorera ngahinga nkagera hane nkaragira inka nkazishitura nkazishokera nkazihanagura nkazikama none se mukecuru nari nkiri muto urabireba nkiri muto nkiri inkumi ukiri inkumi ariko ushobora kuba ari mwiza cyane kurushaho n'ubu uri mwiza nibyo ndashaje oya ntabwo ushaje ushaje neza ndashaje mwana nibyo igihe nicyo kigena hafi ya byose muri ubu buzima akenshi iyo ugeze mu myaka yo hejuru ubuzima burahinduka uhereye ku miterere y'umubiri wawe umusatsi ukaba umweru amenyo agakuka agashiramo ariko tugomba kwereka ubuzima ko dufite impamvu igihumbi zo guseka niyo nta ryinyo na rimwe twaba dusigaranye mu kanwa hanyuma se byagenze gute kubera gusaza nibyo byatumye amenyo agenda bimeze bite naba ari ugusaza naba ari ikizimbizi yarandiye ararinda bamashiramo pe yose ubu nta yose habe n'akanzinya n'ugusaza ariko se n'abakecuru bapfa n'amenyo yabo barahari nuko rero sinzi impamvu n'ifumbi ubwo yararwaye pe hanyuma se ubwo umbwiye ngo wakundaga kuragira inka n'ibindi nk'ibyo ngibyo ubu se wirirwa gukora iki mukecuru uri mu rugo uriryamira ntacyo nkora ntacyo nkibashije ndahaguruka nkikubita hasi ni irihe banga rero ryo kuba ugejeje iyi myaka 100 urayirenza ugeze 100 no kuyirenza 100 n'itanu ndayirengeje kandi urakibuka ibintu byinshi nta kintu wibagiwe se kunibuka ko wakoraga iyo mirimo ubu hari ikintu na kimwe uba wumva wibagiwe ukavuga uti iki na kimwe umuntu icyakoze arakibagirwa mwana ubu urabyibuka byose hafi ya byose nibyo nakubwiye ibyo nakoraga nibyo hanyuma kuri radiyo se hari nk'indirimbo wakundaga ariko uribwira ngo ubu hari icyo nyumva mwana amatwi yarazitse arakubaje ngo wumva radiyo ujya wumva radiyo ndayumva bimwe ndabyumva ibindi hari ibyo abatumva simbyumve wakundaga indirimbo se wajya kuririmba cyangwa wakundaga wari muri babandi babyina muri abo babyina ntiwajya kuririmba wowe kuririmba simbizi ntabwo wajya kuririmba naricaraga nkareba abaririmbyi nkareba ababyinnyi ariko njyewe ntabyo narinzi ntabyo wari wishoboreje ntabyo narinzi icyo cyonyine hanyuma muri iki gihugu se ariko ubu ngubu uzi utuyobora muri iki gihugu uramuzi umuyobozi wacu ndamuzi se nyine ntawuzi
ntabwo uzi uyobora n'umumubwire nese mukecuru ntabwo uzi umuntu uyobora iki gihugu cy'u Rwanda Kagame. si nguwo se dore iyo ukoze neza tutatugira gutya funga gutya nkwereke uhita utanga censi kuko ubuvuzi biri byo hanyuma se Kagame umuziho iki se ujya wumva ukuntu wayobora hari ikintu na kimwe umuziho Nagewe nyimuziho nta iki nyimuziho kuko ari we utugaruye muri uru Rwanda yego twari twararuvuyemo yego uramuzi rero ubwo ndamuzi aha ngaha ubwo muhamaze igihe hano mutuwe nyimuziho ubu ni uze utwicajaho hanyuma se hari abamuzi mukecuru hari abami Nzira Rudahigwa uramuzi yayoboye uriho ubwo yatwaye harya gutwara bavugaga gute kuyobora ubwo yari ugutwara umwami yaratwaraga ubwo yatwaye uhari wari uri hano mu Rwanda yatwaye u Rwanda yatwaye Kigali ubwo wari uriho icyo gihe narindiho nari mukuru ni iki cyiza umwibukiraho Rudahigwa nuko nawe yari yaradutwaye neza mukecuru kera se barambagizaga gute uwakurambagije yabigenjeje ate kugira ngo umwemerere uvuga uti uyu niwe nemeye uwandambagije hama bakubuze uwandambagije ntabwo mbizi simbizi kubera kera nitwishimaniraga n'umugabo yanagushaka gutamuzi pe niko byagenze wagiye niko byagenze utanamuzi ukazamubona hanyuma ubwo uri iwe bakujyanye ku barakujyanye ku ngufu wagendaga utabona bagufunze amaso bagutwaraga ku ngufu birukanka byagendaga gute bagushyiraga mu ngobyi bakaguyeka bakakwirukanka nese mukecuru bakwirukankanaga nijoro ku manywa nijoro ubu ninde wagutwaraga ukubyara bahese abo muri urwo rugo wabagamo se abo batoraga na data agatora abana akagera tutabizi ukabona barakugurukanye ngaho mbwira rero mu ijoro we bagutwara bagusanze mu nzu baragukurura baragubwiraga ngo sohoka tugende baragukururaga bakagukubita mu ngobyi ikintu cyitwa ingobyi ikime cyari kimeze ubwo nicyo ya indi yo hejuru bagutwaraga hejuru gutya ndayibona bagutwikiriye utareba batugiye bakakujyana bakakugeza mu nzu bakakwinjiza bakagukubita mu buriri bw'umugabo ukigumira iyo ngiyo hari ukundi se ntiwabaga uzi iwanyu ntiwabaga uzasubira iwanyu ubwo wahasubira gute wasubira warabaye umukazi uri mukuru ugasubirayo kwirukankanya iryo joro ufite imyaka ingahe sinkibuka imyaka kera sinkibyibuka none se ubwo ntiwagiraga ubwoba bakujyanye aho hantu gutya none se wagira ubwoba wagira ute iso yaba yaragutanze ugasubirayo bakwica ubwo bakuguma mu mpaka kuva aho ari we wijyanye ugiye umaze kumenyera umaze kuba mukuru ukagisubira iwanyu nyuma wabaga ufite uruhushya rwo gusubira iwanyu ko ari ukukuze waranabyaye wabaga ufite uruhushya waranabyaye ufite n'umwana ubwo uwo mugabo se ntiyaguteye ubwoba ubwo ukimubona utari unamuzi warabugiraga koko hari no kubonana n'umugabo utazi Mana yanjye byari ibibazo ubu se urabizi by'iki gihe noneho ukuntu basigaye bigenda mukecuru urabizi uko ubukwe busigaye bugenda kera nkishoboye kugenda sinajyaga ntaha n'amakwezi ubu se ari icyo gihe ari n'ubu ibyiza ni ibihe ibyiza ni iby'iki gihe urishimanira n'umugabo yaba utamushaka ukamureka yaba umushaka ukamushaka ibyo rero nibyo byiza nayo kugutwara utazi n'iyo ujya n'igikoko ubwo icyo gihe ariko wagendaga wambaye imyenda y'abageni cyangwa nta myenda y'abageni yabagaho
wambaraga mwambaraga iki? yabaga hose imyenda y'abageni mwana Mwambaraga bakuguriraga imyenda nk'iyi ngiyi bakazayikubihera haruguru waragezeyo ubwo nimba ufite imyaka 105 ubwo wavutse muri 1900 na kangahera ariko ni 105 yonyine ubu hamaze kwiyongeraho hari nk'imyaka 3 ni kera mukera ubwo kuri iyo myaka 105 ufite hiyongereyeho 3 ubu hiyongereyeho 3 ubwo ni 108 rero niyo none se urabyishimiye uwakeragaye uri uwa kera ndi uwa kera pe none se mukecuru uba wumva ubikunze ubyishimiye kuba ugejeje icyo gihe niwe unyeka ko ari we wenyine muri iki gihugu uba wumva ari byiza biba ari byiza none se ko Imana iba yarariguhaye wabigihuta ubwo ni uko yagusenga urasenga cyane ubuse ndacyabasha kujya gusenga Imana nsengera aho Imana iri hari isengera ahangaha mu rugo hanyuma ni iki kintu wibuka wakoraga ababyeyi bawe bakishima uvuga uti iki kintu bari bakinziho nuko gukuka nuko kuragira nuko kubakamira inka hariho ikindi se hanyuma inka ukuntu bazi nimba ari kubyinirira nimba ari kuririmba sinzi ukuntu babyita mwabyitaga gute kuri ubu uri kugira mwana ibyo byose sinkibyibuka ntubyibuka ndashaje urashaje ariko se warabyigeze mukera narabyigeze kera narakamaga naraziririmbiraga nagiraga ariko sinkibyibuka ntukibyibuka oya hanyuma ikintu uzi bababuzaga kera abakobwa b'icyo gihe ni iki babwira ati nimukore ibi ngibi bisi byiza ikintu abakobwa b'icyo gihe kera igihe cyanyu cya kera ukiri umukobwa ukiri inkumi bababuzaga ni ibiki bababuzaga mu rugo bakabwira ngo ibi ntugomba kubikora wa mukobwa we bakakubuza nabyo byose mwe mubyemerewe se hanyuma mukecuru ababyeyi bawe ubwo wagiraga papa na mama bombi papa yapfuye se afite imyaka ingahe nsimbizi mwana kubeshya ni kuba intangi yanjye zinyizi nawe se mama bose simbizi n'ejo bundi mama yabaga ino se mama mama mwabanaga mama wawe yabanaga hari undi muhungu nyine babanaga apfuye afite yewe ntabwo nyizi ariko yarashaje hamaze igihe kingana iki apfuye ashize kwa 10 mwaka ushize vuba ni vuba yari mu 100 na ubwo yari mu 130 ngo yari yarashaje cyane ndavuze cyane ndumva mpinda umushitsi yego mukecuru none se reka mpinda umushitsi uri kumva urushye uri kumva unaniwe mukecuru hari ikintu ncakumenye ubwo uko kuntu kuramba mwese mu rugo niko mwari mumeze mu muryango wanyu muraramba mugumaho igihe kinini mukiriho turaramba koko ubwo mwe muri hari umusaza navugisha hano kuri aka gasozi hano Nyamata arambwira ngo yabaga mu batsobe ubwo mwe hari abatsobe abanyiginya abega wowe ubwo mwari mubahe harya bayita ni amakran we ni iyihe mukecuru ni umwega ni umushambo uri umushambo abashambokazi se niki kibaranga ni iyihe mico yabo bagira uko bitwara ni abantu bakunda se kubyina ni abantu bakunda gusabana njyewe sinarinze kubyina nakubwiye n'ubundi bwose oya sinarinze kubyina na n'ubu ubwo nuvuga ngo niki cyabarangaga se abashambokazi twaritondaga twakundaga abantu ibyo byonyine cyane rwose twaritondaga nta kabi kacu nta kabi kanyu hanyuma mukecuru mubanye gute rero ubu kuri iyi myaka ye afite ese aracyabasha kurya bigenda bite ararya ariko abonye icyarya hano biraborohera se aka gace mutuyeho cyangwa biba bisaba guhinga waba ufite nk'ugwa agafaranga kakaguha ugahaha
ufite abana wowe? oya Nubwo tumaze kuvugana na mukecuru, uyu ni umukobwa we akaba ari nawe bana hano. Ubu se kandi nawe ubu ngubu uzaramba nimba ari uko bimeze muri famiye yose? mbizi nk'Imana imibereho y'ubu turiho ntabwo ariyo y'abakera bariho. Abakera bari bameze babayeho neza, bakayihingira bakarya neza, bakanywa amata y'inka zabo, bakarya amavuta burya arimo intungamubiri. Urumva mukobwa wanjye, naho twebwe ingoma yacu turamira ibinini. Kera bafataga imiravumba nk'iyo, bagafata imibirizi bakayikamura ibintu bavuga ngo ni naturel, ngo ni ibintu bya kimeze. Ntabwo bajyaga bamira ibinini ngo baterwe inshinge nk'ubu ngubu twebwe uko tumeze. Ubu ni muri famiye ariko n'ubundi niko bimeze mwese, hafi ya bose bararamba muri famiye yanyu. Ni nk'umugisha wanyu? Mbe ni nk'umugisha. Ni byiza cyane. Hanyuma mujya mutekereza, hari igihe mujya mufata umwanya se akava hano mu rugo mugatembera? Ntabwo ubu bishoboka? Gishobora kugenda. Ejo bundi baramuduhamagaje yego ngo baze bamugire bamusuzume umugongo ya yindi ntuzi covid, bamukingire. Ananirwa kugenda. Abayobozi barambwiye se tubigire dute? Ntabwo mbizi. Ntashobora, ntiyurira moto, ntiyurira igare, ntatambuka ngo avagere hariya. Ariko nk'ubu ngubu abashije nko kubona nk'umuntu wazana nk'imodoka birashoboka byo? Imodoka yo birashoboka. Imodoka buse ko arwara kandembana aha ngaha nkayoberwa. Ubu nta kintu cyamuvura bababona se? Iyo kera agishobora kugenda naramujyanaga, noneho namujyana mu baganga bamubona bakambwira ngo ariko mukecuru ngo imyaka yawe urakuze. Ubwo nta kindi bamufasha? Nta kundi rero, nta kindi bamufasha. Mugasanga baravuga ngo izabukuru zirimo mukecuru wacu, ukabona rwose bamutwaye nka bebe. Abaganga nibyo. Hanyuma se kuko ibi ni ibintu bitangaje cyane, kuko ni ibintu bitangaje. Angaha rero muhamaze igihe? Aha rero tuhamaze umwaka umwe. Yego. Murorora se, murahinga? Wowe mubabeshejweho n'iki? Dore naraje mbona ako kantu ako kasambu, niko nakubisemo agasuka aho ngaho. Bamaze kutwubakira aya mazu. Ubwo muba hano ni ukuvuga ngo ni uguhinga no kurindira niba mwanabona ubwo bufasha? Iyo nta bana wapi, nta bana ni ukubona udufaranga twa tundi two kuri sako ukwezi gushize. Kuko uko biri kose aha ngaha mbere mwe ntabwo mwe mufite aho mubase? Mbere twari dukodesheje. Mubahe? Twabaga iyo za Kayumba. Kayumba ni he? Kayumba ni aho hakurya kuri ayo mazu. I Nyamata hano nyine? Nyamata. Mukodesha nyuma mubaza kubaha inzu? Ubu iyi ni inzu yanyu? Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo ikintu cyihutirwa cyane muba mwumva cyabafasha ni iki rero? Muvuga muti tukibonye nyamara dutsindagiza iminsi, umukecuru yakomeza kubaho neza? Ni igiki se mwana we? Ku bworozi se reka ngufashe. Urababara? Ndababara umutwe, ndababara amaguru. Nta kintu kijya kimworohereza se mukecuru, ikintu afata kimworohereza iyo ababaye nk'uku? Vuga uti wenda yanyweye iki se, yari iki se? Mukabutse nakubwira ngo iki wa mwana we? Amata se? Amata ayo ngayo yamufasha. N'ibinini nabyo biba bikenewe. Singira amafaranga ajya muri farumasi ngo njye kubigura. Ibinini by'imyaka biba bihari se? Birahari nta kibazo? Agenda nyine ukajya mu baganga ukababwira uko arwaye, wenda bakagufasha muri ibyo binini. Ariko wowe urakomeye nta kibazo se? Nanjye ndarwaye rero, jyewe ndwara mu gituza. Igituza akamerera nabi. Baragupimye se? Naba ndyamye, oya ndajya kwipimisha. Naba ndyamye nkumva ndahumeka nabi. Aya maso ureba ngira ngo urayareba, agira igihe akandya nkishima nkumva nayagira nk'ambe nkashyiramo inzara nkashima. Ariko byose ni uko nkihangana.
nuko tubayeho kubw'Imana kuko dukunda gusenga cyane. hano si ubuyobozi mubona uburyo babavuganira murabegera mukabasha kuhagera wowe ubashije kuva hano cyangwa kubera uri kumwe na mukecuru ntushobora no kuva nta mwana wo kubwira ngo ajye kureba Abayobozi bameze bate nko ku murenge yego ku murenge ngo babafashe oya ku murenge ho ku karere njyayo barabazi bajya babafasha baratuzi baranadusura hano bakatubaza uko bimeze ariko rero baherutse kera tukigera nibwo baherutse tukigera baje kureba ayo mazu ukuntu bayasakaye ukuntu bayubatse ntabwo bongeye kugaruka n'uwo mukecuru baramureba bamutwara amafoto ibintu nk'ibyo nta bufasha bwakurikiyeho nta bufasha twongeye kubona bwakurikiyeho none mwifuza iki rero niki yabasha kurya niki yagurirwa se cyangwa mwumva bakibagejejeho cyabafasha umunsi ku wundi we badufasha waba umuceri byaba kawunga ibiribwa ubwo byaba ibishyimbo none icyo badufasha se kandi ikindi ni igikina inka se n'inka twayishobora inka nayishobora nkanjye uko mpagaze aha ubwo biba bisaba ko bagwa n'uwo muntu ugufasha mu rugo abonetseho birashoboka abonetse nibyo abonetse mwana we mutuma mubwira nakwishima naguruka nk'inyoni nibyo mugejeje uwo muntu turaje kumushaka pe uwo muntu uhora akaba hano mukabana akajya abafasha iyo mirimo ni sawa iyo nkase ubwo yazanana nayo nyine akabafasha ibyo cyangwa se akaba ari umuntu urawe ndiyo nk'itaraboneka akajya abafasha imirimo ntuvunike si muba hano muri babiri bana banjye Imana ibongere imigire turayakire reka tumushakishe katurwane no kumushakisha mukecuru kandi wakoze cyane mukecuru hanyuma iyi televiziyo yitwa televiziyo se uyizi mukecuru uzi televiziyo televiziyo Rwanda se radiyo Rwanda oya pana radiyo televiziyo urayizi mukecuru ivugiraho ntuza ireba yandi ureba ukabona amashusho y'abantu si wayibonye urayizi yo kwa Kananga mukecuru televiziyo ntuyizi ntuza TV wita TV mukecuru ni umusirimu noneho televiziyo yacu yitwa twe ngiyi yitwa Legacy Legacy wabasha kubivuga se Legacy TV nyagasane mama namukunze yajaje mukecuru umusirimu abasirimu urabazi kera nari mbazi wari ubazi nabonye wambaye n'ishanete n'ishanete wambaye se ni ishapure ni iki si ni umusaraba uri umugaturika nibyo pe iyi ni Legacy TV rero niyo yari yaje kugusura njye nitwa Albina Kirenga Sydney mfite amazina 3 Albina Sydney Kirenga Albina Sydney Kirenga izina ryanjye ry'ikinyarwanda ni Kirenga amazina meza y'ibwami nibyo ubwo ndi uw'ibwami abahungu banjye uyu muhungu rero uri kuri Legacy yitwa Miguel biranze ni ibizungu ntibishoboka uriya wundi uriya yitwa Rasta uriya wundi we yitwa Isa Rasita we ndamuzi uramuzi ko ari umurasta se abarasta urabazi Rasta Murasi uwa ndi ruhande nabazaga abana banjye nari ntarababona uranabona rero mukecuru urabona amaso akora neza ubwo oya yarahumye ahubwo ubu ntumbona ndakubona ariko rero nazize umutwe kandi umutwe urakura umutwe ubugira gupapapapa buri teka nibyo ubu mvuga nk'abantu uvuga nk'iki nazize umutwe ni ukukuzanira byose amenyo
ni ukuzanira imiti amenyo se yica hari ayo bambara aragatsindwa ayo ntayo ushaka ndashaka yikize ko nshaje amenyo abana banjye ndushya biki ngo ntibampa amenyo ntibangurire amenyo oya ndashaje ntayo ukeneye oya ntayo nkeneye imyenda si imyenda myiza yo si wayishima bayizanye udukanga imyenda iyo yose abana banjye banshyira heza nkanga n'aya menyo ndashaje ntawe narushya ngo aratanga amafaranga ye nibyo rata mukecuru urakoze cyane rero tuzanagaruka kubw'ibyo tuzagaruka kugusura muzagaruke bana i Kigali se si uhazi mukecuru ndahaze se nyine ntaho uraza yashwe ushaka kuhamenya se wakwishima uhageze ukahareba wahishimira uhageze ukahareba nahagera se nkaza nkagutwara n'imodoka tukajya kuhasura wakwishima siyabasha kugenda mu modoka tugendana nko mu modoka amara umwanya ntarahwera yagenda uhwera guhera ahuze umutwe wanjye ukuntu uba umeze mwana narwaye umutwe utari umutwe ubugira pu 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 nagenda akanya nkumva n'umutima urirukanka nkumva n'ubwenge sinzi uko bubaye umutwe mu modoka mu modoka ubatinze kuyigenda nta kigenda oya ariko nk'ubije ikamutwara hano umuntu akatemberana nawe byashoboka arimo atagenda yicaye nta kibazo yicaye murakoze cyane ngo mama nawe uri umwana mwiza wakobwa ntabasha kugenda ubu suribuka izina ryanjye nakubwiye ndacyagibuka kirenga mwese mukurikiye Legacy TV uyu mubyeyi wacu afite imyaka irenga 105 ni ibintu bitangaje cyane yatubwiye ko mu bukumi bwe yari umuntu uhanagura inka akaba ari mu bantu bitwaga abashambokazi n'umushambokazi koko akaba agejeje iki gihe abasha kuba nahagarara murabona ko ari ibintu bitangaje cyane nimba waba ufite icyamufasha nimba waba ufite icyamukorerwa icyo ari cyo cyose cy'ubufasha ni karibu mwabonye n'umukobwa we nawe aracyari muto urabona ko bakomeye cyane ni ibintu bitangaje umukobwa we kandi ntiyigeze abasha kubyara ariko mukecuru aracyashikamye kugeza kuri iyi myaka y'108 na mama we mwabyumviye ko yapfuye ku myaka 130 irenga ni ibintu bitangaje ni ibintu bibereye amaso kandi byo gushima Imana nimba kandi waba ufite ubufasha ubwo ari bwo bwose ni karibu utwandikire kuri Legacy TV uduhamagare turabubagezaho mwe muri kumwe nanjye Albina Sydney iyi ni Legacy TV be all in Obina Tingatori bukaryaze nakubwiye mukecuru ngo Legacy TV waryibagiwe nibyo iryanjye se kirenga ryo nabyo wagibagiwe kirenga ndacyagibuka uzaryibuka se ubutani ngaruka kugusura wenda nagibagiwe uzanyibutse none se urabizi iyo batanze utubizi urabizi mukecuru utubizi uratuzi oya ntatwuzi twano kwitama kwa kundi basuhuza umuntu bamuhobera nkakwihere nkakwereke ngo akabizu uranyemereye ko umuntu nkundi umuntu namukunze ko kagusekeje ntatwuzi se njye nakwikundiye nzaza tunajyana i Kigali urakoze cyane ni ukuri bakugurira amata Imana ikuvangere imigisha yego mukecuru